Turabasuhuje mwese aho muherereye ku isi mu izina rya Yesu ngo Uwiteka duhire. Twishimiye kubana namwe muri aya masaha aho tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Karamuheto Jean Pierre. Mbere yuko dukomeza tunababwira umutwe w'amagambo, reka tubanze dusenge. Data mwiza, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waturinze, wadufashije, waduhaye kubaho, kandi ineza yawe irakigaragaza. Ariko bateze amatwi ahi no ku bandi bari mu byawo, umwuka wawe uracyaturinze twese kugira ngo usohoze ijambo ryawe kutwihangana udashaka kuhagira n'umurimbuka, ubiherwe icyubahiro. Twabagiye kumva n'abamaze kumva icyigisho gitambutse, twese uduhe guhuriza hamwe, uduhe gufata imyanzuro mishya, uduhe kuba bawe no kugendera mu byiza, ubwiherezo riri bugufi tuzagusanganire twishimye. Ubuntu bwari bwo butubana, tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Reka rero tubabwire ko tugiye gufataniriza hamwe kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Amazina ni Karamuheto Jean Pierre, nkuko benshi dusanzwe tuziranye. Tukaba rero tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana, ariko turi buhe icyerekezo rero nta kindi, ni umuryango mwiza wifuzwa. Niryo jambo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya, umuryango mwiza wifuzwa. Muri iyi si yacu dutuyemo, buri wese agira aho akomoka. Ndeka tubabwire ngo uku kugira aho dukomoka twese, aho twakomotse, aho twarerewe, aho twazamukiye, haba heza, haba hatuzi, hitwa mu muryango. Imana yashyize Adamu na Eva muri Edeni, ibaha kubyara no kororoka. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho ni cya mbere, umurongo wa 26, niho yabahaye iki ngiki cyo kubyara ndetse no kororoka, ndetse inabaha no gutegeka isi. Reka mpere umurongo wa 26 ko musanzwe mubizi. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati, mwororoke mugwire, mwuzure isi, mumenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Nguko ko Imana yashyizeho umuryango, ariko uyu muryango ukagira ubutware mu buryo butandukanye. Kawugira ku biri hasi no mu butaka bwaho. Niyo mpamvu mwene umuntu agira ubwenge akamanuka hasi no mu nyanja akajyamo. Akagira ubutware biba mu kirere, akora indege, akora satellite. Akagira ubutware nanone ku nyamaswa n'amatungo n'ibiti, agatema igiti ashaka, agatera ikindi. Ubutware bwose buri mu biganza mwene muntu, ariko hepfo bahawe umugisha wo kubyara ndetse no kororoka. Uku kubyara no kororoka, reka duse nk'abakuvuzeho. Hari abantu bamwe bajya baba bahanga bakajamburana bakinjira ndetse mu by'Imana itavuze, ariko buri wese umuntu uriho ubu muri iki kinyejana turimo, witwa ko yabyawe cyangwa se witwa ko ari ikiremwa muntu, agira umukondo. Uyu mukondo tuvuze aha ngaha, iyo uwufite ni ikigaragaza ko wavuye mu nda y'undi, wigeze kubaho amezi 9, utunzwe n'undi muntu, arya nawe ukabonaho, anywa nawe ukabonaho, maze nawe uravuka, uba muri iyi si, uba umwana, urakura, uba umusore, urashyingirwa, uba umukobwa, uba umusore urashyingirwa, uba umukobwa nanone urashyingirwa. Uko guhura kwagiye kwaguka. Haba imiryango y'abagomera Imana, haba imiryango nanone y'abubaha Imana. Ibyo tugenda tubibona mu bihe bitandukanye. Mu binyejana byagiye bibaho, hagiye baho imiryango yatanze icyitegererezo cyiza. Habaho n'imiryango yo kwifuzwa, habaho n'imiryango yabaye imivumo mu isi. Habaho imiryango isenga, habaho imiryango idasenga, habaho imiryango igira amakimbirane, habaho n'imiryango igira umutuzo, habaho n'imiryango igira ubwiza, ndetse ukabona iyo miryango niyo kwifuzwa, niyo kubamo, ni imiryango y'amahoro. Iyo miryango rero niyo dufata itegererezo, kandi tukaba natwe twawifuza. Kwifuza ibyiza si icyaha, ahubwo ngo bibe icyaha iyo
wifuza ibyo utagenewe cyangwa se ibitari mu nzira y'ibyiza. Reka tubivuge muri ubu buryo bukurikira. Biravuga ngo ntukifuze umugore wundi, ariko kwifuza urugo rwiza uba wifuje neza. Ndetse nayo biravuga ngo kwifuza umurimo w'ubwepiskopi ni wifuje neza. No kuvuga ngo iyo ugize ibitekerezo n'ibyifuzo byiza biganisha ku kwera, biganisha ku kugira amahoro, biganisha ku kubana n'abandi amahoro, uba wifuje ikintu cyiza. Noneho nkuko tumaze kubibona rero, Imana itanze umugisha umuryango ukaboneka, buri wese akaba ariho afite umuryango akomokaho, afite ahava, kandi ukagira icyitegererezo cyiza, iyi si yagira amahoro. Intambara ziri hano muri iyi si ndetse ubwicanyi buriho, umururumba, byose isoko n'ishuri byitorezwamo ni mu miryango. Mu miryango habamo kurya, hari ibintu bine bigize umuntu. Aho imiryango ituye ni ishuri ubwaryo ry'abana bigiramo. Icya kabiri, ibyo babagaburira abana nabyo ni ishuri. Icya gatatu, uburezi babaha naryo ni ishuri. Icya kane ni ihererekanyamurage, ari naho Yohana yigeze kubona abamusanze mu butara babwira ngo mwabana b'inshiramwe, ninde wabwiye ngo umuhungu umushingiye gutera. Abo yabwiraga rero, yabwiraga abana bafite inkomoko na heredite y'ubuyuda itizera Yesu, maze arabwira ngo mwabana b'inshiramwe. Na Yesu yigeze abwira abafarisayo ngo mwanzokamwe. Icyo yavugaga yari imico ihuye n'iyo bari bafite igihe cyo yavugaga ayo magambo. Nuko abari bariho ubwo ngubwo bari bafite imico ihuye neza niyo Satani agira. Hanaho yabwiye abayuda ngo muri abaso Satani, ubwo Satani nawe yarabyaye. Burya kubyara umuntu rero ntabwo ari uko abagukomokaho nkuko tubisoma mu gitabo cya Yohana, ahubwo no kugira imico nk'iyawe nabwo umubyaye. Iyi si rero yarabyaye ibyara indi miryango itazwi n'Imana, ibyara indi miryango itagira amahoro, ahubwo yo guteza imivurungano. Ariko kandi Imana yifuza ko habaho imiryango myiza y'icyitegererezo. Reka mbanze nsome Yohana igice cya mbere, mbanze nsome aya magambo ariko hari icyo ngendereye. Yohana igice cya mbere umurongo waho ni wa 10, haranditswe aya magambo akurikira. Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 kubahageze handitse ngo yaremye isi ndetse niwayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Biragaragara rero ko hari imiryango yabyawe n'ubushake, ariko imiryango myiza ifite icyitegererezo cyiza ibikwiriye kubyarwa n'ubundi bushake butari ubw'umugabo, butari ubw'umugore, ahubwo bakabyarwa n'Imana. Ni gute rero? Iyo abantu bahuriye kuri Kristo, abana bakamenya Kristo, umugabo akamenya Kristo, umugore akamenya Kristo, bose uwo Kristo w'amahoro, ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi, umwami w'amahoro, uwo nguwo ababera igitambo, akababera umutambyi, bakagira amahoro, buri wese akamenya inshingano ye. Noneho si byiza ko Imana ntigeze ishima ko umuntu yabaho mu busiribateri, yaba hari nyamwigendaho, yaba hari igiti cyonyine, yaba hatagira bavukana nawe, yaba hatagira mukuru we, yabaho ari wenyine, ari inshike gutyo. Oya, ahubwo yashimye ko aho umuryango, aho abantu bashobora kuruhukira, aho abantu bashobora kwigira, aho abantu bashobora kuganira, ndetse n'iryo shuri rya mbere n'umwana yigiramo kuvuga, gutunganya, kujya kuri toilette, kumesa, kwambara, gusasa. Iryo shuri ni ryo shuri ry'ubuzima. Niyo umuntu akuze akaba umukecuru ariko atazi ibyo ngibyo, aba yarapfubye mu muntu. Ndatanga urugero, ninde muntu ushobora kuba mukuru kandi akaba umukecuru, cyangwa se akaba umusaza ariko kandi akaba adashobora kumesa, nubwo yatunga ibya mirenge ate, aba yarapfubye mu muntu, ntabwo aba ari umuntu wuzuye. Reka dutange n'ibindi. Gukaraba, kwisukura ni ishuri umuntu yigira mu muryango. Ese ni ugutegura aho unyura, ni ugutereka ibintu aho bikwiriye, ni ukuvangura ibiribwa n'ibitaribwa, ni ukuvana imyanda
ni ukuvana imyanda aho itagenewe ukayishyira aho yagenewe. Ibyo byose ni ishuri abantu bigira mu muryango, maze umuryango ukaza kuba mwiza. Niyo mpamvu Imana rero atari umugambi wayo ko umuntu abaho mu busiribateri cyangwa se aho wenyine mu bwigunge, ahubwo yashimye icyo ngicyo. Turasoma igitabo cy'Itangiriro, Imana ijya kureba umuntu yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ni iby'ukuri koko uretse umugabo cyangwa se uretse umugore nta muntu ushobora kubaho wenyine ngo agubwe neza. Kuvuga kwacu tugukesha abandi, kureba kwacu tukukesha abandi, ndetse no kumva. Iyo wumva abandi nawe urushaho kumva, iyo ugenda, iyo usura nawe urushaho gukura. Uku gukura tugukesha kuba dufite imiryango. Noneho rero muri uyu muryango ugizwe n'abantu batatu nk'uko mumenyereye, ni umugore, ni umugabo ndetse n'abana cyangwa se umwana. Uyu muryango ugizwe n'ibi ngibi kandi ukaba ugiye kuba kwifuzwa, hariho ibintu dukwiriye kumenya. Bibiliya iravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, ariko n'ubonye umugabo mwiza ntawe abonye ikintu cyiza. Ubwo ni ibintu bibiri. Ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza, n'ubonye umugabo mwiza abonye ikintu cyiza. Noneho rero mwese ubonye umwana we mwiza abonye ikintu kibi, ahubwo nawe abonye ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo ibintu byiza bitatu iyo bifatanije bimera nka ya mashyiga mujya mutekaho. Amashyiga uyavuze yenda ku mugabane w'Uburaya ukayavuga n'ahandi, bashobora kutabyumva, ntibagira atatu ahubwo bagira rimwe rikwiriye hose. Ariko amashyiga aba ari atatu, rimwe imbere, rimwe inyuma, irindi ku ruhande, bikaba ari atatu bigakora triangle. Ntibishoboka ko ushobora guteka ku mashyiga abiri cyangwa uteka ku shyiga rimwe ngo ibyo kurya bizashye, isafuriya yahirima. Noneho rero umugore mwiza, umugabo mwiza, umwana mwiza baba bagiye gutanga amahoro, ubaye umuryango wo kwifuzwa. Ni umugore uzi inshingano ye, ni umwana uzi inshingano ye, ni umugore uzi inshingano ye. Ibyo byose bigahuriza hamwe, ariko bose bakabihabwa n'Uwiteka binyuriye mu bumwe no kungwa kw'ijambo ry'Imana, kuko niryo ryunga kandi niryo rishobora gufasha abantu bakaba umwe kandi bagatanga n'icyitegererezo cyiza. Ndasoma Zaburi 133 umurongo wa 12 handitswe aya magambo. Zaburi 133 umurongo wa 12 haranditse umurongo mubare mu murongo wa mbere handitse ngo 133 umurongo wa mbere handitse ngo dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Mu bintu bibaho ku isi kandi bikomeye twakwita umwaku, ndetse ndibuze no kubisoma yenda mu kanya, ni ukubana n'umugore mudahuje, ni ukubana n'umugabo mudahuje, ni ukubana n'abana wibyariye nabo mudahuje. Ni akaga gakomeye. Aka kaga ndagatanga nte? Ni ukubana n'umwana ukwiba kandi utari bumute, ni ukubana n'umugore nawe ukwiba, cyangwa ukabana n'umugabo nawe usiga mu rugo ugasanga imyaka arayijyanye. Ni ukubana n'umugabo uguhisha, ni ukubana n'umugore nawe w'igisambu, ni ukubana n'umwana utumva kandi mugakomeza mukabana, mukanigana mukabanaho kandi mukomeza mukabana. Bantu b'Imana, nimba hari ikintu cyo gusengerwa no gupfukama abantu bakavuga bati Mana duhagarareho, ni ukugira umuryango wumvikana, kugira umuryango ufite ubumwe, kuko mubana muri iyo nzu mutari buvemo muri buniganiremo kandi mukazanayisazanamo. Gusazana uwo mutwaro, reka Yesu wikorera imitwaro yose abanza dutura uwo nguwo, maze habeho ubumwe, habeho na harmoni. Uyu murongo uravuze ngo hati dorere ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Ni byiza ntako bisa ko umugore n'umugabo bakumvikana, k'umwana na se bakumvikana, ko n'umwana na nyina bakumvikana. Yesu Kristo kuza hano muri iyi si yaje gusanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo buri wese amenye inshingano ye narangiza agaruke. Reka tubahe bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuryango wuzuye. Icyambere niyo basengera hamwe. Gusengera hamwe biravuze ngo no gusenga hamwe mu gitondo no gusangwa nimugoroba. Kabiri, naho abana bagira ijambo ry'ababyeyi, aho abana bagira ijambo imbere y'ababyeyi. Reka tubabwire ngo abana kenshi basa nk'abahejwe, ndetse hari n'ibyo bashaka kuzamura by'ibitekerezo byabo. Mu gitabo cyitwa hano cy'uburezi
niho handitse ngo haba igihe umubyeyi yiriwe mu nshingano zimuremereye ngo zo kuzurungutana ku bana, ngo umwana umwe ngo ahamagara ngo mama 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 mama, ngo n'ijwi ry'umubabaro, ngo abwira nyina ngo amusobanurire akagahuye nako kandi akaza ababaye, maze ngo umubyeyi akamupfukiranya ntamwumve. Twebwe warahamagara ngo mama 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 ngo kamama twimihina. Medikasiyo ya kera ni ukuvuga ngo ni ugusubisha igitutsi. Hariho n'abandi bahamagara kumva bagusubije nabi nkaho mumaranye igihe murakaranyije. Iyo ni edikasiyo mbi. Noneho rero ngo abakuzaniye noneho akababaro ke, reka mbaho urugero, yitwa Jimmy cyangwa se yitwa Claude, none arangije akamodoka ke yari yakoze mu rubingo, gufata urubingo akaruhina akagenda acunga, cyangwa se akadodo ke yatoraguye mu nzira, undi mwana aragafasha akirukankanye agarukarira. Nibwo butunzi yari afite gusa, imbere n'inyuma uyu mwana nibwo butunzi afite. Ntatunze amafaranga, ntatunze inka, ntanzagira. Yafashe ikimodoka gikora mu byondo, none arangije agishyira ku zuba kiruma. Nibwo butunzi bwe, arabureba akanezerwa. Undi mwana araje aragiteruye arakijyanye, ati mama 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 ntabara. Bigenze bite se? Ati cya kimodoka barakijyanye. Ngo duse n'ibya byondo, ngo usure kuntubagarira iki? Muranyumvira? Nibwo butunzi bw'imbere n'inyuma. Ngo ikintu cya mbere nuko basengera hamwe abagize uyu muryango. Icya kabiri nuko ababyeyi bumva iby'abana kandi bakabyakira bamanutse hasi. Hari edikasiyo dukwiriye kumenya. Umubyeyi agomba kumanuka akajya hasi akegera umwana kugira ngo nawe abashe kumwumva. Bagira ibitekerezo byinshi, bagira ibibazo byinshi bitandukanye, maze nabo bakabegera. Noneho ngo undi nawe akaza noneho ngo agiye kwereka umubyeyi w'inshingano, kwereka umubyeyi we inshingano y'ibyo yakoze cyangwa se y'ibyo yagezeho. Reka mbitange kera ku bari bakuru, haba igihe cyo wajyaga gutashya ukaba wabonye inkwi nziza zumye, wuriye igiti, wagize amahirwe kuri uwo munsi, ukazamuka uri agahungu ukagenda ukazivuna, ugatahana za nkwi zumye z'imberenge z'imitata myiza, nuko ukazihambira ukazitura muri ukabuzi ko mu rugo baragushima. Maze wahagera ugatura ahantu ho bari busohorere heza ku buryo bakinjira bari bubone za nkwi nziza zo waciye wowe, zo watahishe. Maze ababyeyi ukabona nta kintu babivuzeho, ukagendera ibintu ariko kuki mutari kunyurana hariya, uti mwabonye inkwi naciye, ukagera ukabyivugira. Maze barangiza nabo babishwe n'imiruho, ntibabashe kugushima, ntibabashe kuvuga ko wakoze kandi nawe wabivunikiye. Iryo jwa abana bararishaka. Abana babonye ijwi ribashima mu bwana bwabo ku bikorwa bito bakoze bihwanye n'ikigero cy'imyaka bafite, bakuranye ubwenge butyaye kandi bujijutse butapfukiranye. Naho iyo bazanye imishinga bakazana ibyiza byabo ukabapfukiranya, ngo umeze nk'ufashe icyuma gishyushye ugapfininiza mu bwenge bwabo. Maze barangiza yajya kuvuga ati mama 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 byagenda, ati ukavugaho ubusa, wenda wahombye mu duka cyangwa se ku kazi bakwirukanye. Ariko ukwiriye kumanuka, ntugature umujinya abo mwabanye, abo mubana. Noneho rero ngo uyu mwana bakoze batyo, bazimije ibitekerezo bye bakabikanda, akabura ijambo, akabura umwanya. Muri uyu muryango akura ari umurakare. Agera kuri sati nta mwanya, yagera kuri nyina ati nta mwanya, yagera ku mukozi wawe mufite ati wibiranteje umutwe bampaye isazo ndi buhishirize, yagera muri mu rusisiro agahita ajya mu muhanda, akabona ari habonera amahoro, akabona inshuti, akabona n'abavandimwe. Abana bakwiriye kuba inshuti z'ababyeyi babo. Uyu muryango ukaba uri mwiza, aho mwarashobora kukubwira ibyago yahuye nabyo, akaga yahuye nako igihe icyo ari cyo cyose. Icya kabiri ni ugusangira. Ikigaragaza ko umuryango wuzura ni ugusangira imirimo n'inshingano. Kabiri ni uguhingira hamwe. Gatatu ni ukujyana kureba inka hamwe, ariko harimo abatabikora. Kane, ndatanga urugero, ni ukuba mwasimburana mu duka aho mucuruza, ariko hariho amaduka abagabo bageramo umugore akaba atageramo. Kuri konti mukayisangira, umwe akaba yareba undi. Dore ngubu konti ziri hano ahangaha muri telefone, buri wese ni akanyenyeri kawe n'akanyenyeri k'umugore. Ubu buri wese ntago azi kode, ntago azi na password, ntabwo muhuye. Akanyenyeri kawe kari ukwako, kariho amabara, n'undi kari handi mabara. Ibyo ngibyo nagira ngo mubwira ngo ntimusangiye umurimo, ntimusangiye inshingano. Uwo muryango ntabwo ari mwiza. Aho umuntu abona message akajya kuyisoma arebeye ku ruhande, ari message yo guhembwa,
umugabo ntamenye ayo umugore ahembwa n'umugore ntamenye ayo umugabo ahembwa. Bakwiriye gusangira imirimo, bagasangira inshingano, bagasangira gupangira hamwe. Ikindi cya kabiri ni ukujyana mu nzira. Iki cyo ni ikintu gikomeye. Ubu tugezeho mu gihe cyaho imiryango myinshi babona baribeshye. Reka mbanze nsome cyo kuzaya magambo. Kandi ibyo ntibiba ku bagore, ahubwo akenshi biba ku bagabo. Akabona gushyingirwa ko yaribeshye, hari akantu kabuzemo. Kahese uretse isi ni akahe. Reka mbivuge muri aya magambo akurikira. Bamumfashe nangeze ku ngingo yenda ya 4 ni ndagaruka kugira ngo nsome n'izindi ngingo nari maze kuvuga. Ingingo ya mbere yari gusengera hamwe, iya kabiri yari gusangirira hamwe imirimo n'inshingano, ingingo ya gatatu ingingo ya kabiri kwa ruku. Ingingo ya kabiri ni kumva abana no kwakira ibyifuzo byabo. Ingingo ya gatatu ni gusangira imirimo n'inshingano, na ingingo ya 4 ni ukujyanirana hamwe. Ibyo bita gutembera, yenda akaba ariko mbivuga muri iyi mvugo. None rero hari abantu benshi babona baribeshye. Aho kera bagomba kuburira mu mbonane, ariko uyu muryango ukaba udashobora kugendera hamwe. Kubera iki? Reka mbanze mbivuge muri aya magambo. Mu gitabo cyitwa Adventist Home, urupapuro rw'106 handitse ngo "Through difficulties, perplexities and discouragement may arise, let neither husband nor wife harbor the thought that their union is a mistake or disappointment." Kabone nubwo haba ingorane, hakabaho iburagiza, hakabaho urucantege narwo rukabyuka rukazamuka, reka hawe umugabo cyangwa umugore hatazajya n'umwe hangara ngo agire igitekerezo cyo guhuzwa kwabo kwa babiri ari ikosa cyangwa se ari urucantege, ari byago bahuye nabyo. Ni ibihe rero ingorane zivutse? Mwari mukize mugakena, yarakenyeraga ariko akaba atakigira umukenyero. Urucantege rwaraje bakakubwira ko iwabo ari abarozi kandi ari kubabeshyera. Urucantege rwaraje ibihe bigahinduka, yarateranye ariko akaba yarananutse akamera nk'agati kubera ibyago, kubera no konsa n'ibindi bibazo. Yari muto akaba yarabyibushye, noneho bikaba noneho byarakugoye, kandi ubwo muri kamere yawe hari ibindi watekerezaga uti ngiye sinkunda abantu babyibushye, uzabakundira icyo. Ikindi reka tuvuge ko haje urucantege mu miryango, nanone akaba atakibyara, nako akaba atabyara, ariko kandi mwarashyingiranwe, ari we nta wari uzi utabyara uwo ari we, ariko urucantege rwaraje, kubyara urubyaro rurabuze. Reka tuvuge ko nanone ubutunzi mwari mufite bubashizeho, mwari mumenyereye kwandikisha imashini, uretse no kwandikisha ikaramu noneho nayo ntimuyibone, ahubwo mukajya kwandikisha, ndavuga ngo iki se, mukaba mugiye gufata isuka mugahinga cyangwa mugahingira abandi. Urwo narwo ni urucantege. Reka rero hawe umugore cyangwa umugabo nibahura n'ingorane biburagize n'urucantege, hatazagira n'umuhangara naragize avuga ko gushyingirwa kwabo ari urucantege. Birashoboka ko mwanashyingiranwa nyuma y'imyaka 2 akarwara akabaho nabi, inshingano ze ntazisohoza ari umugabo, inshingano ntazisohoza ari umugabo, uko amubonaga bigahinduka. Mwereka aho kugira utekereza ko ari urucantege cyangwa se ari ikosa. Determined to be all that is possible to be each other. Fata umwanzuro wo kuba byose, wo kubera byose nk'uko mwabitangiye kuva na mbere, maze buri umwe wese abere undi mu buryo bushoboka bwose. Abere umwe undi ni kuvuga ngo determined to be all that it is possible to be each other. Fata umwanzuro wo kubera byose mugenzi wawe mu buryo bushoboka, nawe afata uwo mwanzuro muberane byose. Ikindi cya kabiri, continue the attention, mukomeze mugire ibitekerezo bya kera mwari mufite. In every way encourage each other in fighting the battle of life. Mu nzira zose buri wese natera mugenzi we akanyabugabo mu kurwanya urugamba rw'ubuzima. Study to advance the happiness of each other. Mwige guteza imbere umunezero wa buri wese. Let there be much love. Reka habeho urukundo magiriranye, much forbearance, habeho no kwihangana magirirane, haba ari ku mugabo ndetse haba ari no kuki, haba ari no ku mugore. Noneho aho naringeze ndimo nsobanura kuri ziriya ngingo,
nuko abantu bashobora kugendana. Noneho umugabo n'umugore hari naho badashobora kugendana. Reka mbitange yenda mu bice bigana nk'icyaro ntibaringanira, ariko niyo bataringaniye harimo ibibazo bibiri. Iyo umugabo agiye imbere ibyo ntibyabaho, ntabwo umugore yamugenda inyuma, ahubwo umugore arajya imbere ubwo agenda ashoreye. Abandi bati ko umushorere umujyanye, ntabwo baringanira, ubwo aho ni mu bice by'ibyaro. Noneho iyo byageze mu bice by'imijyi birashoboka ko baba bafite n'imodoka, ariko kandi bikazanatera n'ikibazo kugira ngo bayigendanemo, nabyo bikongera kabyara ikindi. Bakabiheruka cya gihe muri bya bindi bita mu kwezi kwa buki, ubwo dodesha ishati y'igitenge n'umugore yambaye cya gitenge bisa, baba bafite n'akana bakakambika cya gitenge, nuko bakagenda. Iyo biriya bintu byakorwaga no mu busaza, iyo biriya bintu byakorwaga n'abantu bafite imyaka 50, cyokoze bitewe n'imishinga miremire cyangwa no kuba byarahanaguritse, ibyo bitakibamo, ibyo ngibyo byarabuze. Reka tubivuge, ntabwo bashobora kudodesha biriya badafite urukundo, ntibibaho, ahubwo baba barufite. Aho abantu bajya gupanga umwenda umwe nka korari, hariho icyo bita macho love, mu rukundo magirirane, ariko iyo bigenda bishira, hari aho umwe areba undi akavuga ati nk'ubu nabitekereje nte. Nta kindi kibiteye, imico yarahindutse, ingeso za kamere zarazamutse bitewe no kutubaha Imana. Reka ngaruke kuri iyi ngingo, ni ukuganira amashami yose y'umuryango. Iyi ngingo reka tuyivuge dusa nkaho yenda tudaciye ku ruhande. Abagabo bagira amakosa yo kugira amashami bisigariza agize umuryango, bakayisigariza akaba reserve, nkuko bajya bagira bya bintu byita ngo nimba ari ingarigari, bakisigariza akantu ko bibetse, kandi umugore nawe ntaho ari bukajyane. Abagore nabo bagira utwo bisigariza dukeya tumwe dusagutse kuyo bahashye, bikaba ari nkwita ahari yenda bari nkwita, ariko nabo ntacyo byari batwaye kubisangira na wa wundi. Reka tubivuge muri ubu buryo bukurikira. Amashami yose kuyaganiraho na yahe, ni ukumenya ngo uyu mwana akeneye imyenda, icyo mukakiganiraho. Icya kabiri ni ukumenya ngo nkeneye kujya iwacu, icyo mukakiganiraho, kuko abagabo bahora iwabo, kereka ubu ngubu byabaye ukundi, bose barabasize, ariko cyenda abagabo bahoraga iwabo, ariko umugore ntahora iwabo, ni ukubiganiraho. Icya kabiri, uyu mwaka nzakora iki, cyo mukakiganiraho. Nzajya ku ishuri, mukakiganiraho. Aka kazi ndakareka, mukakiganiraho. Ariko ntugatahane imyanzuro, n'umugore nawe ngo atahane indi, umwe naca ahangaha atahane iki, n'undi atahane iki ngiki, kandi bigize amashami y'umuryango. Reka tubivuge muri ubu buryo bukurikira. Abagore bamenyereye guca bugufi, ariko kandi bateye hejuru kuri buri kamwe ariko kose byakomera. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimba hari ikintu cyo kuganirwa mu muryango, reka abagize umuryango bakiganire, ngo cyokoze umwanzuro wa nyuma ubu w'umugabo. Hari impamvu nuko birivuga ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo. Noneho rero ubwo umwanzuro wawe wa nyuma kandi ukaba ubaye w'umugabo, reka abagize umuryango bose baganire ku mashami yose agize urugo, ndetse n'inzu, no kuvugurura, no kubaka, nabo bazakoresha, byose mwabiganiraho. Birashobora kuba ibitekerezo bye bike byaba yenda bitagera ku byawe, ariko uzatanga itangazo byibuze rizabe ryumvikanye. Navuga ati umuntu ko mubonye ati ni wawe ndi nakubwiye cyagi, ati none narabyibagiye, ati cyangwa ibyo sinabise, ariko uzabe waratanze itangazo. Ngibi bw'abantu bazaba bunzu bumwe, maze umuryango urushaho kuba mwiza. Iyo ababyeyi bunzu bumwe, abana baba beza, kandi abana ntibagira ibitutsi, ntibagira imico y'ubugome n'uburakari no gukubitanya no kubabazanya no kubwirana amagambo mabi, kuko ntago bayabonye ku babyeyi. Noneho rero ikindi ni ugukwiriranya hamwe ibyo bagabira abana babo. Abo ni ababyeyi. Ababyeyi barakunda, kandi ni ukuri koko, hagati y'ibintu bibiri, hagati y'amakurera abiri, mwese naho muri hagati y'amakurera abiri, reka mbabwire ngo ntawabura iryo hitamo. Kandi ugiye mu isoko hitamo ubururu, ahitamo icyatsi. Mu bana mwabyaye bane, harimo wiyumvamo cyane, undi akamwiyumvamo gahoro. Ibyo turi kubivuga mu mitima y'ababyeyi.
murabaringaniza nibyo, ariko mu mutima hari uwo wumva wazamura cyane. Ibyo iyo ababyeyi batabiganiriyeho cyangwa se ngo bashaka uko bakwiriranya bateza ishyari mu bana nk'uko byagenze kwa Yakobo akadodeshereza Yosefu agakanzu k'amabara, maze bene nyina bakarushaho kugira ishyari ryinshi. Noneho rero gukwiriranya, kuringaniza, kutarobanura ku butoni nk'uko biri ibitubuza, ibyo bikwiriye kuranga umuryango mwiza, maze abana bakanezerwa. Ntibyashoboka ko bose bakwambara ibisa nk'impanga, ariko kandi bose bakanezererwa kimwe. Ngaho reka twegere imbere. Ibyo muzabisanga muri iyi migabane yaje, aho imitungo yamaze kuvuga ko umutungo ari w'ababyeyi do A Z, abana badafiteho uruhare nta kwaka umunani waba ari ukwiga 9 years basic education, agakubitaho 12 years basic education, yagira university akabona buruse, nuko bikaba byiza, agatanga ari amafaranga yo kurya ku ishuri, bikaba birarangiye. Umunani wawe urabonye, nta kintu uzabaza. Ariko nubwo wana usigaranye, nubwo bakubwiye ko ubonye, muri ibyo byitwa ko basigaranye, babiteranije abana, maze umwe baramuha undi baramwima. Ibyo byatumye imiryango izama amakimbirane, abitwa ko bava kuri babana ababyara barangana ntibasurana. Ibyo bituma imiryango ikomeza kuba mibi, iby'idini birambikwa hasi, gusenga abantu barabireka. Nyuma yo gusenga ngo dufite n'ababyara bacu nabo barasenga. Ibyo bikaba byaratewe nuko bahaye bashiki babo, bahaye basaza babo, abandi bakabima. Si byiza kurobanura ku butoni, ijambo ry'Imana rirabyanga. Noneho rero umuryango ufite ibyiza usengera hamwe, cyo ni kimwe. Wumva ibyifuzo by'abana, kimwe cya kabiri. Cya gatatu, gusengera hamwe no kuvuga ngo nabagize uwo muryango guhurira hamwe bagasoma igitabo cy'Imana. Ikindi, basangira imirimo n'inshingano. Ikindi, bashobora kugendana. Iyo uvuze kugendana, hari abantu bumva ko ari akaregeye, ariko reka nsome iki gitabo banze mbasobanurire ko kugendana atari akaregeye. Kugendana ntabwo ari akaregeye. Hari n'abaza ngo uyu niwe mugore wawe ukabona afite ipfunwe, uyu niwe mugabo wawe ukabona afite ipfunwe, ukagira ngo ipfunwe uribonye uwo munsi kandi uramuzi guhera hasi kugeza hejuru. Uyu niwe mugabo wawe ukumva ugize ipfunwe, uyu niwe mugore wawe ukumva ugize ipfunwe, ugatangira kuvuga uti kandi ubu bamenye ko atize. Ugatangira kuvuga kandi ngo bashobora kuba babonye ari munini, kandi bashobora kuba babonye ari mugufi. Uyu niwe mugabo wawe kandi wabona babonye yaciriritse ari akagabo gato. Ukumva utangiye kugira ipfunwe, ukumva utangiye kumva biragucanze nkaho ari bwo bwa mbere, kandi wowe umuzi do A Z, waramukunze ari umutima umukunze. Iryo pfunwe rikwiriye kuvaho, ukavuga uti mubona abonye kuri isi. Hari ibyo njya mbona abantu bari kwandikirana, bari gushyingirwa, ati si yose nabuze umuntu ati niho nabonye. Nkavuga ndi koko yamubonye pe, kandi niko biba biri. Ubu ni wowe warabonye. Reka manusoma aya magambo aboneka muri kino gitabo cyitwa Adventist Home. Kugira ngo twubake imiryango myiza, tugire umuryango wifuzwa, nuko dukwiriye kuri kubwibone, tugaca bugufi kandi tukanyurwa, tukagendera mu by'Imana itegeka. Reka nsome muri iki gitabo nkuko n'indi basezeranije aya magambo akurikira adusobanurira icyo dukwiriye gukora. Ni mu gitabo cyitwa Adventist Home, page 107 handitse ngo express love in words and deeds. Mugaragaza urukundo mu magambo no mu bikorwa. There are many who regard the expression of love as weakness. Hari abantu benshi babona ko amagambo y'urukundo ari intege nke. Nta muntu w'umugabo kuvuga ngo sheri. Ntabwo tukubwiye ngo ujye kubivuga, ariko kandi hari n'andi y'urukundo. Nyanzumva ahantu henshi, harimo n'abashaje, harimo n'abatara bikuriyemo bumva biri kubarya mu kanwa cyangwa biri kubatera ikirungurira. Nibyo koko iwawe bishobora kuba bidakora, ariko niba bidakora kuvuga ati mama w'abana ndagukunda, byo hari icyo bitwaye. Sheri yenda katuyitiye abato, ariko mama w'abana ndagukunda, mama bebe uri amahoro ndagukunda, ibyo hari icyaha kirimo. Ngo hari abantu benshi, niko igitabo kivuze. Reka igitabo kivuze kiravuze ngo there are many who regard the expression of love as weakness. Ngo hari abantu benshi bagiye babona amagambo y'urukundo kuyababwira abo bakunda ababo bakunda ngo ari intege nkeya muri kuzumva. Atereka nta muntu umugabo kurana n'umugore. Wari umwe cyo kuzegeze kuba ari kumwe n'umugore, ngo arangije baraseka,
ngo baseka bari muri salo, umugabo araseka n'umugore araseka, ngo ariko bakira aho ngaho umushyitsi yari gukomanga ku muryango, ngo abayinjiye, umugore yicaye hariya muri salo, umugabo yicaye hariya muri salo, ari babiri basetse bakuye nkarutse. Umugabo arinjira ati se bimeze bite? Ati ni amahoro. Ati rero Kanyandikwe narinje kugusura. Ati muri amahoro. Ati ariko ngo wese azirageze ntabwo ndi butinda hanga. Ati se umudamu wawe ariyo? Ati umudamu wanjye ni uyu nguyu twicaranye. Niyo mwanza muri gusekana. Hari abantu benshi bazi ko gusekana n'umudamu wawe, gusekana n'uwo mwashyingiranwe ari intege nke, kugera aho ugasharira ukaba umugabo nyine utakinishwa, abantu bakabona ko uri umugabo nyine. Ntabwo ari ubugabo, ubu ntabwo ari ubugabo, ahubwo ni ukwigira intare. Uri umuntu ururushye, uri umuntu nk'abandi, kandi unanirwa gusekera aho ngaho. Hari umuntu nzi wajya guva aho ngaho, umugore akavuga ati umugabo wanjye ntavuga ariko ahandi aravuga, ukumva ari kukirega. Umugabo wanjye ntaseka ariko njye numva ahandi aseka neza. Mwumva icyo kintu ko kitababaje. Hano handitse ngo there are many who regard the expression of love as weakness. Hari abantu benshi babona ko amagambo y'urukundo ari kugira intege nke, and they maintain a reserve that repels others. Maze ngo bakikoma ya magambo ntibayavuge, ahubwo akabashobora guhabwa abandi. This spirit checks the current sympathy. Uyu mwuka uyu ugabanya impuhwe, cyangwa se ukagabanya urugwiro umuntu yarakwiriye kugira undi. Noneho hano hatubwira ko reka nsome hepfo, love cannot exist without expression. Urukundo ntirushobora kubaho nta magambo arutunga. Ariko mbivuga, urukundo ntutungwa n'ibiryo, urukundo ntutungwa n'ibiryo, urukundo ntutungwa n'imyambaro. Urukundo rutungwa n'amagambo. Mu bituma urukundo rubaho n'amagambo arimo. Ibi reka tubivuga kuko biranditse hano ati love cannot long exist without expression. Urukundo rushobora kubaho nta magambo yarwo arutunga. Let not the heart of the one connected with you strive for the want of the kindness and sympathy. Reka umutima w'abahujwe nawe we kwigera usonzera amagambo y'ubugwaneza n'impuhwe, ntukababare, ntukaruhe, humura, ndi hafi, nzagufasha uko nshoboye, ibi bizashira. Ibyo ngibyo ngo reka umuntu te kuzajya bisonzera kandi n'undi. Noneho rero bantu b'Imana, reka tubarangire ngo Imana yagennye ibintu byinshi, ariko muri byo yagennye nta cyiza kirimo nk'umuryango. Umuryango ukwiriye kurindwa. Waba barahandi, Dawidi yavuze ngo umwanzi wanjye mba naramwihanganiye. Atahubwo ati ni wowe twagendanaga. Gutukwa n'ubukunda, gutukwa kwangwa n'ubukunda, kubabazwa n'uwo mutaha mu nzimwe, kubabazwa n'uwo musangirira ku sahane, ndetse kubabazwa n'uwo muri buhurire mu nshingano no kubaka ibindi bintu. Ubu ngubu ntiyarakwiriye kukubabaza. Abantu b'Imana musengere kugira imiryango myiza. Noneho hano batubwira ngo hari ibintu rero dukwiriye kwitaho. Umugabo akwiriye kuba mwiza bitewe n'iki? Niwe mutima wa byose. Nituvuga ngo ni umutima wa byose, mu rugo iyo abantu baje hari ibintu bibiri bahasanga kandi bitangwa n'abagore. Icya mbere baravuga ngo nta gisanganwa n'amagambo. Icya kabiri ni ibyo kurya. Bibiri utakuririye ntiyakuririra. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umuntu ku jambo n'ibiryo avuze gusa birahagije kubona ko guhaye ikaze cyangwa ari ntayo. Hari igihe umuntu tugeze tugiraho umurima w'ibisheke, ukaba hafi n'urugo, ariko umuntu yajya gusaba igisheke yenda n'urugero akavuga ati ariko se ndagisaba ntera, ati se ubu nature ko ndagisaba mu mukimwe. Nawe akatuganiza inkuru igana ku bisheke, atariko ibisheke byarese tuti byarese, twebwe twatangiye kubimenya. Atariko ni birebire, tuti ni birebire, ariko se nta bajura bahaba, kiriya cyo cyaratumbaraye. Ubwo twebwe tuzi ko ibintu byakomeye. Ubwo kwavuga kiriya cyo cyaratumbaye, ni nyabuneka ni umuntu n'umucavu. Utabyumvise nawe waba warapfuye amatwi.
ubwo twahitaga twihuta tukajya guca iki igisheke bitewe n'iki nuko twamwumvishe yabuze ibindi biganiro none umuntu akaganira ntumwumve akongera ntumwumve akaza mu rugo ati yemwe ati mwarubatse rwose nuko twarubatse koko ngo akubwira amadeni turimo ubwo se urukundo hari ibindi biganiro kandi yaje iwawe ngo akubwira amadeni turimo uhereye mu maganya ubwo muzibye umuntu iyi twarubatse Imana ukwiye kuvuga twarubatse Imana nidufasha bizanuzura hari n'ibindi duteganya rwose Imana zatugenda imbere ukeye mu maso akabona ko wishimye Dawidi yaravuze ngo avuga ijambo rivuga ngo nzahimbaza Imana umunyamubabaro yishimye la jambo navuga ngo naryumvaga kera nabi ngo nzahimbaza Imana umunyamubabaro ababari nubwo ryabaga ryanditswe gutyo ahubwo nzahimbaza Imana ufite umubabaro nawe nabona uko ndi kuyihimbaza nuko merewe neza nawe yishimye bivuze iki hari umuntu ushobora guseka ariko uko asetsa akagira utuntu hano dusa nk'udutobotse ukabona hinduye isura n'ibyishimo bye nawe kubwo kumureba udasetse nk'ibyo asetse ugaseka kuko anezerewe ibyo nabyo biremewe none rero kubw'iyo mpamvu icyambere ni gusangana isura nziza akagusangana amagambo meza kandi warangiza ukamwakiza icyo ufite ngaho reka negera imbere imigani 14 umurongo waho ni wa mbere haranditswe aya magambo 14 umurongo wa mbere ufite Bibiliya murambure haranditswe ngo imigani 14 umurongo wa mbere haranditswe ngo kubahageze reka dufatanye kugira ngo dusome umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya aho bahereye ni ku mutima umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu wagenza ate ararangiza ati nubwo habamo ibyo bita difficulties ingorane ni kenshi twagiye duhura n'imanza zitandukanye mu miryango n'ubu zirahari ndetse nigeze ngumvaho ku mugabo n'umwe ndetse aho bari banatandukanye ngo mwapfuye iki ng'umugabo wanyu ntabwo ajya ntembereza buri cyo twapfuye gusa ubwo nawe niko atankunda numvishe ingorane zamunaniye ariko reka tubabwire ngo ibyo ngibyo iyo bigereranije n'ibiri hano kuri iyi si wasanga ari nk'igitonyanga mu nyanja hari abandi nabo bajya bavuga bati umugabo wanjye jewe hari aho nigeze kuba turi hamwe mu gihugu kimwe cya Zambia nuko umugore avuga ati ngiye sinshoboye kubana nawe bitewe nuko utagitaha buri gihe ahubwo ujya urara mu kazi yararaga muri boutique ayirinze kugira ngo araremo abajura batayisahura nijoro ati rero kubw'iyo mpamvu abo twabyaranye nabo nimba utaretse boutique ubwo ngendagiye aragenda umugabo asigara wenyine nibyo kuri koko ibyo kurya byari bihari urugo rwari rwuzuye abana bari bafite nibyo kuri koko nakabazo dushobora kuba mu bibazo 10 umuntu ashobora kugira mu muryango reka tukagira nk'akabazo ka 7 ariko hari ikibazo cya mbere cyitwa kurya no kwita ku bana n'uburezi bwabo n'amashuri yabo nabo mwazanye mu isi batabibasabye kandi bisubire ariko ati kubw'iyo mpamvu ubwo hororara muri boutique ndakuretse undi agiye gutandukana avuga ati uyu mugabo nzamureka ntera ko yakennye ajya mu rukiko naho mu gihugu cya Zambia atanga ikirego cyitwa ngo this man is not my age mate uyu mugabo ntawunganya nawe imyaka ndusha imyaka 2 yose ampinda ubwenge andusha imyaka 2 yose andusha imbaraga andusha imyaka 2 yose andusha mu bwenge yantanze kubona izuba ubwo nabyo bikabaye impamvu ziri muri iyi si ni nyinshi ushaka kubaka niyubake ariko ushaka gutana nawe azabona ibyo bita échappatoire ushaka imivurungano mu muryango azayibona ku mugabo azayibona ku mugore niyo mpamvu mu gitabo cyitwa hano iki gitabo cyitwa Adventist Home baranditse ngo uruziga rw'umuryango rukwiriye kurinda n'ifuhe umugore akabimva ihamba amafuti y'umugabo we n'umugore akabimva ihamba amafuti n'umugabo akabimva ihamba amafuti y'umugore we naho ubundi si mushiki wawe ntimwarerewe hamwe ntimwavukiye hamwe n'abana mwabyaye bagira imico itandukanye namwe bikabayobera bamwe babonye bakubagana baravuga ariko ko akubagana kuri ati wawe nta muntu kubagana bimeze nkawe atameze nka runaka none ati ni wanyu ati ko itonda cyanira ati byaturutse ati manza arahanga mukabishakira impamvu nubwo mutazibona turagira ngo tubabwire ngo turarera turakora
ariko uzibuke ko no mu gihe cy'isama ry'uwo mwana hari kondisiyo mwari murimo. Birashoboka ko mwari mu byishimo, birashoboka ko mwari mu maganya, birashoboka ko umugabo yakubitaga hirya no hino ashaka igitunga umuryango, ataryama, ibitotsi biba bikeya, maze imico y'abana ikaza itandukanye ari mwe mwabibyariye. Noneho rero Bibiliya itubwira ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Noneho reka tubabwire ngo imiryango yahuye n'akaga. Ubu nimba hari igihe cy'imiryango ikomerewe kuruta ikindi gihe, ndetse nikabisa nkaho itakiriho, icyo gihe ni iki ngiki. Murambaza impamvu. Aho umuryango benshi bafite akazi ntibafite igihe cyo kurera, abandi ntibabana, umwe akora i Rusizi undi akora i Nyagatare. Ubwo ntanze urugero hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe akongera agakora iyo hakurya undi akongera agakora iriya hakuno. Ibyo byose bamwe bagakora hakurya y'inyanja, abandi bagatandukanwa n'amashuri, maze umuryango ugahura n'akaga. Umwana umwe niwe wigeze kubona ise ari mu gitondo ngo maze ngo abona se aryamye, ngo aramubaza ngo abaza nyina ngo inde, yari kwiga kuvuga ngo inde, nyina ngo aramubwira ngo iso, nawe aramubwira ngo iso iki iso iki. Nibwo bwa mbere bamubonye mu gitondo, none nimba yari yabonye kakonje abaryama burake. Ubundi yabyukaga agenda, igihe yamenyeye kuvuga ntiyakimenye, aramubaza ngo inde ngo iso iki. Ntabwo ijambo ryitwa iso nibwo yari aryumvishije. Noneho kubwiye mpamvu imiryango ihuye n'akaga, hari abana bataza ababyeyi babo, abakozi ari bo babyeyi babo, bakunda abakozi babiyumvamo, ku buryo abakozi bajya no kubirukana abana bakarira abana ntibarye, bitewe n'uko bamajije kubabera nk'ababyeyi. Ibyo babakoreye no kubitaho no kubaha no kubaba iruhande igihe kinini cyane, bakaba barababereye ababyeyi. Ibyo nabyo ni akaga. Baguhereye abana ibiryo, abana barabakunda, ariko ntibaguhereye abana imico. Aha n'umuryango nawo warangiritse. Reka negera imbere. Noneho rero mu gitabo cyitwa Uburezi handitswe ko umuryango wahuye n'akaga. Reka nsome aya magambo yenda mu Uburezi 200 Uburezi 250 page ya 2 handitse ngo often the father hardly sees the face of his children throughout the week. Ati kenshi umubyeyi w'umugabo ngo ajya abona mu maso h'abana he ngo bigoranye cyane rimwe mu cyumweru, rimwe na rimwe mu cyumweru akahabona mu maso h'abana be, ku buryo ashobora no kuzagera abuza ati runda kamiza ati umucyo uzaje ikoranabuhanga ashobora kuvuga ati bamfotorere ndebe, nuko yarangiza agashyira kuri status ati burya barakomeye. Cyakoze ruri abandi nabo rutabibagiwe. He is almost wholly deprived of opportunity for companionship or instruction. Ngo ababuze burundu amahirwe yo kuba inshuti y'abana be no kuba umurezi wabo, umwigisha wabo. Bikaba birarangiye, ntago ari inshuti, nta naho muhuriye, arakubona kikaba ari igiti cyegetse, none kikaba ari igiti cyegetse. Abantu b'Imana, reka nitumara kubona ibi bikurikira, biravuga ngo ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Abantu b'Imana, reka witandukana n'umuryango, reka wafata nk'akaregeya, reka wafata nk'ikintu cyoroshye ubu iruhande. Gusa cyokoze reka mbahe kimwe gusa, nta bwishingizi butangwa mu mishinga y'isi mu gukira no kubaho utandukanye n'umuryango. Nta bwishingizi burimo, oya, kereka gusa iyo abantu bari mu Mana batandukanijwe no gukunda Imana, bagatandukanijwe n'imishinga n'ubutunzi n'angwizo yo muri iyi si. Gusa n'ahandi hose nta bwishingizi burimo. Hari abagiye basanga byarahindutse. Noneho reka negera imbere. Iki gitabo kiravuze ngo atakaza gukundwa n'abana kandi agatakazwa no kubigisha. Ubu ni ukuvuga ngo bakura badafite igitsure cya se, bakura umubyeyi wabo w'umugabo icyo bakwiye kumukuraho nk'abana b'abahungu ntacyo bagira, icyo bari bakwiriye kumenya. Akaba mugani uvuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize, nawe ntibakimenya. Bisobanuye ngo imibereho n'ubuzima, kubona igihe cyo kubaganiza. Hari igihe, reka nitangaho urugero, hari igihe nigeze kuba ndi mu rugo ndicara, noneho byandi byo tujya tureba no mu telefone ndambika ku ruhande,
maze barambaza we ubundi weho warize, nanjye ndabasubiza narize. Wize amashuri angahe? Wagarukiye mu akangahe? Ubundi kujya ugenda wageze mu bihugu bingahe? Aho wabonye heza ni hehe? Barambaza, buri wese arabaza, none se wabaguwa kangahe? Ibyo ni amagambo udashobora kubazwa n'umwana igihe cyari cyo cyose atakubona, kuko mu minota 20 ntabwo yabakubajije. Ahubwo barambajije nayo nyeze banavuga ati umwana ukomeza ngo narize, ngo nase ufite diplome, ngo nase ngo kwishuri baguwa kangahe. Ni kuvuga ngo byageze igihe cyo none ari kuvuga ati uyiri mugabo reka mubaze, nanjye mudekuvure menye wari kujya ugenda wageze mu kiye gihugu. Hari n'igihe cyongeze kumbaza ati igishinwa sura kize, igishinwa ndakize, ngo cingi ngo bisobanuye iki. Ni ukuvuga ngo yageze aho kumva yireko ati ngaho nimbura umugabo sobanura icyo kirimo. None kuvuga ngo iyo compatibility, uko kwegerana kw'abana n'umuryango niko kubarimo bakavamo abantu ntibavemo ibyihebe n'abarakare. Aho reka mbere negeye imbere, reka nsome amagambo makeya cyane. Umugabo rero akwiriye kuba mwiza. Umugabo yahawe inshingano ikomeye cyane yo gukunda umugore, nubwo yenda tubona amasasa nkatujyanye, ariko umugabo yahawe inshingano yo gukunda umugore. Ni inshingano ikomeye cyane kuko urukundo ruta byose. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari iki? Ari urukundo. None ubwo yahawe gukunda umugore, kandi yahawe nanone no kuba umugabo nyine bikwiriye nyine ko ari umugabo. Iyo yavuze umugabo bikwiriye ko ari umugabo, reka nsome aya magambo akurikira. Umugabo bikwiriye ko ari umugabo, ni umugabo umeze ute? Ese ni umugabo ufite iki? Ni umugabo uhagaze ate? Ndagira ngo nsome amagambo. A husband who deserves the name. Umugabo ukwiriye izina ryo kuba umugabo ni uwuhe? The husband who deserves the name is the one who is wise to shun evil and who is ever mindful to the welfare of his family. Umugabo ukwiriye izina ryo kuba umugabo ni umugabo w'umunyabwenge ushoboye gukumira ikibi kugira ngo gitinjire mu muryango we, kandi uhorana mu bwenge bwe urugamba rw'umuryango we, akaruhorana mu bwenge bwe, agahorana mbese agahora rwikoreye. Hari abantu bazi gushushanya muretse kubona mu minsi yashize, barashushanyije ariko mbona hari ubwenge bashyizemo. Barashushanyije umugore atwite amezi 9, bashushanya n'umugabo ufite urutwe runini harimo kakana ko bandikamo imyaka yose. Ninshaka gusobanura nawe murabyumva. Umugore yatwise meza ngahe 9, agenda yigengesere. Siko mwabyize suri mwiza mama. None akana kavutse agapataro n'agashati n'agashuri n'imikurire no guhinduranya agakweto biba mu bwenge bw'iki bw'umugabo. Ubwo nawe arongera arikorera. Umwe arikorera ahangaha amezi 9, undi agiye kongera kwikorera ahangaha yenda kuzageza ashingiwe. Cyokoze barabisangiye n'ababyeyi, n'ubundi ababyeyi barabikora ababyeyi b'abamama nabo batekereza ku bana babo kandi bagahora babahangayikiye. Ariko wumve ngo none gushaka umukati nubwo isi yahindutse cyangwa se bikaba byarabaye byiza, cyokoze ibyiza byazanye ni bike kuruta ibibi byazanye. Aho umugabo azinduka agahaha akazana byinshi, umugabo yazanye duke, cyangwa se bakazana ibiringaniye byazanye ibyiza, ariko ibyiza byazanye ibibindi biruta, byazanye amakimbirane. Abandi babaho batishimye, abandi babaho bangwanuka kuko umugore yenda yize amashuri acyura 300 ye, umugabo we yabaye make cyangwa ntiyize, ariko urukundo rwarabahuje, cyangwa akora mu rutoki nuko agahingira agacyura akareba n'ayanka, maze yazanye ayo ngayo yayahuza nayo umugore akaba make, maze bikaza ni byiza, ariko kandi bibi byajemo n'ubundi ntibibe ibyo guteruzwa bibiri. Bisaba ko haba iby'umwuka byinshi kugira ngo urusheho gutungana. Reka ngane ku musozo w'aya magambo handitse ngo for a wife is but a helper in the successful plans made by the husband. Kuko umugore ari umufasha w'imishinga igera ku nsinzi iba yashyizweho n'umugabo. Noneho rero umugore ni umufasha. Yemwe twari kurebera hamwe byinshi, twari kurebera no kubana cyangwa no kubandi, ariko reka tugarukira aha ngaha kuko turi kumwe n'abari none kuri radio. Tubabwire ngo umuryango mwiza ni ikintu cyo kwifuzwa
naho umuntu ashobora kuruhukira, naho ushobora kuvugira ibibazo byawe, naho ushobora kumvira ugutuza k'umutima kuruta ahandi hantu aho ariho hose. Hari abagabo baburiye amahoro mu ngo zabo bayabonera mu kabare, abo barahombye. Tukujyana hari, reka dushaka amahoro kuri Kristo agaruye ya miryango. Hari abagore baburiye amahoro ya mu ngo zabo bayabonera muri bagenzi babo, bajya kubabwira umugabo agenza atyo, umugabo agenza atya, ubwo bararutoboye bararurangaje. Iyo byatangiye kugera hirya no hino biba byabaye bibi. Hari abana baburiye amahoro mu miryango yabo, bari gusenga bageze imyaka y'ubukure, iba mike cyangwa mike, iba mike cyangwa myinshi, ariko babone bavuye iwabo, baburiye amahoro mu miryango yabo, bumva isi babanye ntoya, mbese ari nk'abaha imyaka 18, ari nk'abaha 20, akabona agize irangamuntu ku buryo batari bumufate mu nzira. Ajya gufata irangamuntu uwo munsi akavuga ati Imana ishimwe, ubaho nzagera hose, nzajya guhaha, nzacinjira, ariko rero sinzarubona. Barabanina kandi barababyaye, hakaba inkono y'umugabo ngo muri iyi minsi ziracyahaba, inkono y'umugabo umwana akaba atarebaho. Ibyo nabyo nakaga, kandi abagabo bakagira izindi nkono mu kabari, ibyo nabyo nakaga. No gucura umuryango, no kuwima iyo miryango imeze ityo bantu b'Imana. Reka abantu bihane, nibarangiza bakundane, basangirire hamwe, bahurize hamwe, kandi bamenye ko ari Imana yonyine yabonye ko umuntu akwiriye umuryango haruhukira. Mu mpande ebyiri mwene muntu yasohokanye muri Edeni, mu mahoro yari afite, harimo umuryango, harimo n'isabato. Reka Imana iduhe kugira umuryango mwiza wakwifuzwa mu izina rya Yesu.